What up? We are here now. Just arrived at the hotel. So tugiye kujya muri sound check ariko turabanza dukora check in. So go with me. Let's go. So, ROSSKANA. Yes, please. How does it feel to return home, bro? I always come back here, so it's I don't call it returning, but it feels special because I'm here for performance, like to enjoy the music and everything with my people in my hometown. So it's different from any other visit that I did before. Aka gace turimo se kitwa gute kaberamo ize business urano ko ari agasantere gakeye cyane. First of all, hepfo haba umusigiti w'Abayisilamu. So hano haruguru ni kuri gare, isoko riri hafi aha, urabona abantu uko bafite imyaka bajya kugurisha. Ni mu mujyi naho, hano naho twahita mu mujyi nyine muri santere hagati. Hari amaduka niho abantu nyine bacururiza, hari abararangura, so na supermarket is. Nice. And what makes Nyagatare special to you? Yeah, I was born here, so that makes it special already. Nyine ahantu wavukiye, there is no place like home. Your favorite childhood memories growing up here in Umujyi? Favorite? Yeah, memories. Oh my God. Koga, twajyaga koga ku mugezi uri hano hepfo. Witwa Icyambu. Witwa? Icyambu. Mwebwe mubyita umuvumba. Abantu bahandi barumva babyita umuvumba, ariko ni ku muvumba koko, ni hano hepfo. Niho twajyaga turi abana tugasimbukiramo cyane, tukogeramo turi bato. Hano mwagize se kuri radio? Twahageze. Ntabwo waba utarahagera Hamisi. Niho ubanza? Niho mbanza rwose. Okay. Radio Nyagatare. Yego. Yeah. Hanyuma se ni hehe hano muri Nyagatare inzozi zawe zo kuzaba umu artist zatangiriye? I'm not going to lie. Ntabwo nari mbizi nyine ko bizarangira mbaye umu artist. Ariko nyine aha niho ibintu byose byatangiriye, aho natangiriye niga. Iyo mvuga kwiga, mvuga amashuri, nkavugana n'ubuzima busanzwe na muziki kuko nacurangaga muri church, ndirimba muri church. Byose rero byaberaga inaha hano ndi. Yego. Hanyuma se what has changed hano muri Nyagatare since you were young? Mbirebye right now, the changes. Ewana hano hose harahindutse ko nta hantu na hamwe byakorohera ko ubona umuhanda w'igitaka muri Nyagatare. You guys check it out. Ntabwo wabona ahantu umuhanda w'igitaka. Bivuga ngo hose ni kaburimbo hose. Ibyo bintu rero biratangaje ku muntu wakuriye hano, ntabwo ariko byari bimeze before. Yeah. Abajene ba hano babyirukira hano se uyu munsi yo bakureba nk'umujene wa hano mu rugo, ejo uzahagaruka kubataramira. Nkize manuro wabaha kuko hano usanzwe nyine ari mu rugo. Hari ama stereotype avuga ngo umujene ukuriye nyine abantu kure y'umujyi wari uko nizo zatazigeraho. Yego. That's not true. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuntu utari umuvantara ngo ntabwo yagafata. Actually ahubwo nibo bagafata cyane. Kino nabwo rero abapeti bari hano wenda aho nanjye nakuriye. Dore wa muvumba uri munsi y'ayo mazu. Aho ngaho niho wazaga koga. Ibyo biti biri special cyane. Ni ibiti byitwa imikinga. Ibi biti impamvu biri special, bikura bikora igisenge. You see? Ngira ngo abantu iyo barimo hasi nta nubwo izuba ryakugeraho nyine. Hanyuma rero umugezi ugacamo hagati muri ibyo biti. Habamo n'inyamaswa, habamo ibitera byinshi cyane. Bibamo? Byinshi hari n'igihe byazamukaga bikaza bigateza akajagari. Ariko sinzi niba ngira ngo bataragerageje kubitwara aho bigomba kuba biri. Hano twabonye igice cy'ahantu nyaburanga. Hano inyuma
inyuma yacu cyamuzeho ahantu nyaburanga hano twabonye ni turazenda kuhagaruka ntabwo ndi kameze nka free zone cyangwa se naga eco park yego abantu baza kuruhukiramo ako ngako ni gashya ntabwo ngewe sinahabaye gahari aho hose wahabaye se yakirimo umuhanda w'igitaka uyu muhanda ni mukuru cyane uyu nguyu ni umwe mu mihanda ikuze uyu muhanda kugenda gushyika inyuma iriya wose wari usanzwe uhari uretse nk'utu tuntu ku ruhande ubona nyine bagiye bashyira amapave bigasa neza cyane ariko umuhanda wo warahahoze ahandi ni mu makaritsiye nyine makaritsiye wabonaga ko nta mihanda ihari gusa ubu ntaho wabona ahangaha ureba niho nize primaire yose ibi tureba biri hano ni twebwe twabiteye kubera ko byari bito cyane nyine nitwe twabiteye mbese habayeho igihe cyo gutera ibiti niyo cyo rero kintu ngera hano mbese nkibuka nkaho ibintu byibura iki cyo turaziranye. Hello mumeze mutese fresh na mahoro nashaka kubasuhuza tu mumeze neza muri ready mumeze neza kombona sha kandi kuva zamani sana shani fresh kabisa bakwita ndese niko mutesi awe nanjye tuhuza ndagusuhuza ejo mutoro njye nitwa Shema nitwa Shema umva tuhurire hehe kuri stade mukanya menye sinzababuri tugiye kuza muri siporo mukanya nabyo muri siporo turajyayo no tugiye kuri siporo yego turanatwanditseho ngo ROSSKANA sasa nsana nanjye ndabemera yego twese urenda kusaza Yes, done. I'm ready right now for the stage. Nikuva muri room, ngiye guhita njya kuri stage right now. It's gonna be fire. I'm very ready.